ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Muraho neza nanone kandi nitwa Damascene, muri kuri channel yitwa God's Kingdom TVR. Ni umuyoboro w'ivugabutumwa ariko cyane cyane ugamije ko twiga ibyanditswe byaba muri Bibiliya, Korani, Suna, Tafsir kugira ngo tumenye ukuri nk'uko nkunda kubivuga muri Yohana igice cya 8. Yesu avuga ku bana ba Aburahamu nyakuri yaravuze ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Icyatumye Yesu avuga aya magambo nuko Imana ntikeneye yuko tuyimenya mu bujiji. Ntabwo umugambi w'Imana ari uko tubaho turi mu bintu tudasobanukiwe. Niyo mpamvu idini yose babarizwamo ufite inshingano zo kumenya ukuri kw'ibyanditswe wemera, hanyuma wamara kubimenya ukamenya ngo ibyo banyigisha ni ukuri cyangwa se harimo ibinyoma ukabishyira iruhande, ibyo ukuri ukabikurikiza niba koko kubyemera. Ariko niba hari n'ibyo usanze ari ukuri bitandukanye n'ukuri, bitandukanye n'iby'Imana yavuze, ibyo ukabireka kuko nabyo hari bibamo. Nk'uko hari n'ibiri ukuri nyine abantu bamwe na bamwe bitewe n'ubumenyi bafite bakoresha bakabisobanura ubundi buryo butari bwo, bagamije inyungu zabo runaka. Ngira ngo impamvu ni nyinshi. Nk'aha navuze aya magambo, iyo tugiye muri Bibiliya dusanga hari ahandi henshi Yesu yagiye avuga amagambo nk'aya. Nk'iyo tugiye muri Yohana mu gice cya 6 umurongo wa 41 kugera ku wa 45, aho yavuze yuko dufite inshingano zo kwitegereza mu byanditswe. Ntacyo, reka nihangane gatoya nyashake. Yohana igice cya 6 umurongo wa 41 kugera ku wa 45, kugira ngo turusheho kumva impamvu dufite inshingano zo kumenya ibyanditswe kurushaho. Yohana igice cya 6 umurongo wa 41 na 45. Aha ngira ngo hari ishobora kuba idahise ibimpereza. Reka nandikemo Yohana 6, aho ngira ngo bashobora kubimpa byose nuko imirongo ikurikiranye ndabona batabimpa. Okay, ntacyo, reka dukore zoom out. Impamvu aha nuko twese ari abayisilamu ari abakristo, twemera ko Yesu ari umuhanuzi ku bayisilamu. Hanyuma ku bakristo twemera yuko Yesu ari Imana ubwayo. Kanihuse, hano murabona yuko hano havuga ngo nuko abayahudi barijujuta bitewe nuko yari yavuze ati ndi umugati wamanutse mu ijuru. Dukomeje ku murongo wa 40 na Yohana 45. Okay, uwa 42 ravuga ngo maze baravuga bati uriya si Yezu mwene Yozefu se na nyina ntitubazi? Ubu ashobora ate kuvuga ati namanutse mu ijuru? Yesu arabasubiza ati nimureke kuvugana mwijujuta, ntawe ushobora kungeraho atabihawe na Data wanyohereje, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka.
Mu gitabo cy'abahanuzi haranditse ngo bose bazigishirizwa n'Imana, umuntu wese wumvise data akigishwa aransanga. Nta wigeze abona data uretse uwaturutse ku Mana, uwo nguwo niwe wabonye data. Ndababwira ukuri koko, uwemera agira ubugingo bw'iteka. Aha rero ikintu kirimo gikomeye cyane nk'uko mubibona ni uko tugaruka ku Yesu yagarukaga ku nshingano dufite yo kumenya ibyanditswe kugira ngo tumenye ukuri, hanyuma uko kuri kudutere gukorera Imana dukora ibyo ishaka. Rero nk'uko mwabibonye mu kiganiro gishize, twari twashoreje ku kantu Sega yarimo avugaho ko Bibiliya atari igitabo kubera ko igizwe n'ibitabo byinshi. Ngira ngo twarebyemo ibintu byinshi cyane. Ni mu kiganiro yakoze kuri Dawa Rwanda TV kivuga ngo wari uzi aho Bibiliya yavuye, Kurani se yo inkomoko yayo urayizi. Tugiye kureba rero ibyo akomeza avugaho, hanyuma dukore komanteri dutangeho ibisobanuro, cyangwa se tunabaze kugira ngo abamenyi muri Isilamu bazagerageze kuduha ibisobanuro kuri ibyo bibazo umuntu ushobora kwibaza tutabonera ibisubizo. Murakoze, reka twumve ibyo yavugaga. Bibliyoteke ni ahantu, ni ihuriro ry'ibitabo. nk'uko tubona Tubona bibliyoteke zino ziri ibitabo nyinshi. Ni ukuvuga ntabwo ushobora gukompara bibliyoteke mbega ni nk'uko n'igitabo. wabona isomero ryo kwa Kadafi, Aha. isomero ryo kuri Institut. Voilà. Ni ibitabo byinshi. Gute uzakompara ibitabo byinshi n'igitabo? Ni ahantu bihuriye. nayo mpamvu nakubajije nti igitabo ni iki none Igitabo ni iki? sobanurira igitabo. Voilà. Ni ukuvuga Bible, Abafaransa baravuga c'est une collection de livres. C'est Guys, ndagira ngo ahangaha tubyumve. Sege abajijwe igisobanuro cy'igitabo icyo ari cyo, ariko ntashubije. Ndagira ngo mbabwire yuko ubu ni uburyo bukoreshwa cyane n'abigisha bo muri Isilamu, abamenyi ba Isilamu. Umubaza ikibazo ntakigusubiza ahubwo akagikwepa. Ahangaha nawe nibyo akoze. Ni uburyo bukoreshwa cyane, kandi ku babizi, niyo hari aho agerageje kugusubiza, akenshi bakoresha uburyo bwitwa takiya. nko ku bashiya barabizi, ni uburyo buvuga yuko ibinyoma ari ishingiro ry'ubumenyi, ari ishingiro ry'idini ya Isilamu. Iryo jambo ryitwa takiya, nitujya gushaka muri mu bitabo by'abashiya, ibyo biroroshye ko umuntu abibonamo, kuko murabizi ko Korani ifite nako Isilamu ifite sekite zitandukanye, cyane cyane ariko izizwi ni iz'abashiya n'abasuni. Rero aha nawe uburyo yakoresheje bumwe ni ubungubu bwo kwepa ikibazo abajijwe, kibaza ngo igitabo ni iki. une collection de livres. Ni ihuriro y'ibitabo. Ntabwo ari igitabo. Ni ukuvuga Aha ndibutsa yuko ubushize nk'uko twabibonye, twabonye yuko Allah na Muhammad bavuze ko abakristo n'abayahudi ari ubwoko bwahawe igitabo, ntabwo ari ibitabo. Aha rero uhita wibaza ngo ari Allah, Muhammad na Sege, umumenyi ufite ubuhanga bwinshi, ni ubuhe? Ko Allah avuga ko ari igitabo, Tora na Injiri biteranije hamwe ari igitabo cyitwa Bibiliya, nk'uko twabibonye muri Suna. Kubera iki Allah abaza ngo avuga ko Bibiliya atari igitabo? Ni ubumenyi afite burenze ubwa Allah. Ibi ukwiriye kubyibazaho. Reka dukomeze. ijambo Bible ni ahantu ugasanga mu mirongo hagati y'iyo Bibiliya. Ni ahantu, ni amaverse imwe nta hantu wasanga iravuga Bible. handitse ijambo Bibiliya muri Bibiliya ubwayo, Nayo nta na murongo. ariko ku gifuniko byanditseho Mu gifuniko nabo ngabo bashize. Impamvu bashize hariya, barabizi ko barafashe ibitabo byinshi bakabihuza ahantu hamwe. noneho babita Aha naho ndagira ngo mbabwire iki. Ibyo twemera ntabwo bisaba ko iryo jambo ryose riba ryanditsemo. Dufate urugero nka ku Bayisilamu, bemera ijambo ryitwa Tawhid cyangwa se Oneness of Allah. Kuba muri magambo make ni ihame ry'ukwemera rivuga yuko Imana ari imwe.
ariko ijambo tawhid ntushobora kuribona mu mu cyarabu, muri korowani y'icyarabu, naho wabibona mu ndimi z'amahanga bagerageje guhindura barishyiramo. kandi tawhid nta nubwo rivuga oneness, ahubwo rivuga unification. Unification ni kuba wafata ibintu byinshi ahubwo ukabihuza bikagira kimwe. Tawhid iryo jambo nicyo rivuga. uwabishaka yakora research. kadukomeze twumve. biblioteki ikiruta ni bibiliyoteki. nk'uko bavuga ngo bafashe igifuniko Okay. inyuma bandikaho, ni nko kwamamaza, baravuga bati ahangaha niho hari ihuriro ry'ibitabo byose, Vanga. bashyiraho bibiliya. Ni abantu bashize biterwa n'akazi bakoze. ariko ijambo bibiliya imbere mu gitabo ntiwarisanga. nayo ifite umurongo muri bibiliya. iyo bibiliyoteki byanditswe bibiliya muri itangiriro, mu matayo, mu yohana, mu byakozwe n'intumwa byose. mbere yo kwinjira ndani tumenye kwanza bibiliya ni iki. ubu ngubu turamaze kumenya ko bibiliya ntabwo ari igitabo, kwa kundi korani ni igitabo. ndasubiramo aha. Muhammad ubwe na Allah muri korowani nk'uko twabibonye bavuze yuko abakristu n'abayahudi ari ubwoko bwahawe igitabo, people of the book. hano mu cyongereza niko bivugwa. izi ni aya zitandukanye zibivugwaho, nk'iyi ya gatanu, muri sura ya gatanu aya 15 murabibona ko ivuga people of the book. aha murabibona hirayandika hano bagakoresha people of the scripture, ariko akagaragaza ko ni abakristu n'abayahudi. ku bayahudi nk'uko twabibonye bari bafite tora igizwe n'ibitabo 5. byumvikana ko nabyo ni byinshi, bivuze ngo niyo wavuga tora ubundi mu rurimi rw'ikigiriki birahita biba bible byo ubwabyo. niyo wafata tora y'ubwayo igizwe n'ibitabo byinshi, bityo yaba ari bible. so ubwo bivuze ko na tora yaba itakibaye igitabo, bityo Sege akaba yabahakanye Islam kubera yuko yabahakanye igitabo Allah yamanuye, avuga ko yamanuye. Ngero gira umuntu wese fungura bibiliya usome mu gice cya 10 umurongo wa 5. uwo muntu azakubaza mwiye kitabo, mwiye gitabo. Kwa igitabo cy'undi muntu. Nuvuga ngo yinjiye no mu isomero, ageze mu isomero agiye gushaka igitabo cya Sege muri chapitre 10 verset 5. ko muri bibiliya birimo bitabo byinshi. Niba guys, nagira ngo utekereze kuri iki kintu nk'umuntu wize ufite ubwenge wagiye mu ishuri. ubundi ibitabo bibaye byinshi, ikibazo ni ikihe? ngira ngo dushobora gukora ubushakashatsi ho gatoya muri korowani, tukandikamo wenda nk'ijambo al-kitab. Kitab niba ndi bubashe kubibona, ntacyo, reka nandikemo iri jambo al-maktun. okay, reka dukore search mo hano. ushobora gushaka, hari ijambo riri muri korowani rivuga ko hari igitabo nyina w'ibindi bitabo byose Allah agira, bivuze ngo ibitabo byaba byinshi, kuko na hano baravuga ngo and his messengers. murabibona muri korowani, each one believes in Allah, his angels, his books and his messengers. By the way, ndagira ngo buri wese aze kwibaza, niba uri Islam cyangwa se uri umukristo, ntubuze kuba warumvisha yuko Allah yohereje abahanuzi 124,000, kandi muri abo ngabo bahawe ibitabo bitandukanye. nk'uko twabibonye, Musa yahawe igitabo cyitwa Tora, ariko nacyo twabonye ko kirimo ibitabo 5. Dawidi cyangwa se King David ahabwa igitabo cyitwa Zabur. hanyuma Yesu nk'uko Islam byemera ngo ahabwa Injili, ariko bitari byo, kubera ko uyu munsi nta Muislamu ushobora kugusobanurira ijambo Injili icyo ari cyo. ariko muri Bibiliya iyo tugiyemo
injili cyangwa se good news mu cyongereza cyangwa se evangile, bituruka ku ijambo ry'ikigiriki kubera yuko isezerano rishya ryanditswe mu rurimi rw'ikigiriki, original copies nimwo zanditswe. Impamvu ni uko abakristu ba mbere cyangwa se abakurikiraga Yesu ba mbere nirwo rurimi bakoresheje muri icyo gihe. Ijambo evangile cyangwa se injili nta muyisilamu byakorohera kubona guha ibisobanuro byaryo. Niyo tuvuze Abrahamu tukavuga n'andi magambo atandukanye menshi, Israel, ntushobora kumva umuyisilamu yagusobanurira icyo ayo magambo avuze. Ibi biratuma rero tuza kwibaza niba Allah yaroheje ibitabo byinshi cyane, ubundi ikibazo ni ikihe biramutse bibaye byinshi ariko bigahurizwa hamwe ku buryo ukeneye gusoma ajyamo akavuga ngo ndareba muri iki gitabo iki n'iki. Cyangombwa ni mesaje ikenewemo, mesaje irimo Imana, tukaba tuzi neza yuko iyo mesaje yatanzwe n'Imana. Ku muntu wize nkibwira ko iki ngiki atagombye kuba akibazaho. Icyangombwa ni ukureba ngo ese mesaje irimo kuko ni mesaje yavuzwe n'Imana. Kadukomeze twumve. Uravuga ngo njya muri Yohana, ufungura Bibiliya mu gitabo cya Yohana umurongo uyu n'uyu. uri kumva Nabyumvise. ariko Korani umuntu ashobora kukubwira fungura mu gice cya 10 umurongo wa 5 uzameza mu gitabo ni igitabo ariko urinjira direct mu mashapitire. Iyo niyo tandukaniro, utashobora kukompara Bible na Korani. Turebe sasa byaje gute. Twamaze kumenya ko Bibiliya ntabwo ari igitabo, kuko ntabwo ari igitabo. Nongere nsubiremo, yongeye gusubiramo ko Bibiliya atari igitabo, kandi Allah na Muhammad bavuze ko Bibiliya ari iki, ari igitabo. Nkuko mwana wibonye mbere, Sergey yavuze ko ubivuga atyo wese ashobora kuba afite ikibazo cy'ubumenyi buke. Mu yandi magambo hano yaravuga ko Muhammad na Allah bafite ubumenyi buke kubera ko bavuze ko abakristo n'abayahudi ari ubwoko bwahawe igitabo, kandi igitabo bahawe cyari Bibiliya. Kadukomeze. Arimo n'ibitabo. Twebwe abayisilamu tuzi ibitabo Imana yaramanuye. Imana yaramanuye ibyo bizwi n'abantu bose. Ari Taurati yahawe Musa, ari Zaburi yahawe Dawudi, ari Injili cyangwa Evanjili yahawe Yesu, ama Yesu uko Katolike bavuga, na Korani yahawe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guys, ndagira ngo ahangaha muhumve Sege ntabwo nzi niba ikibazo cy'ubumenyi buke yaba afite cyangwa se ari ukubyirengagiza nkana. Muri iki kiganiro avuze yuko ibitabo bizwi ari byoherejwe na Allah ari ibitabo 4 gusa. Nyamara tugiye muri Korane, nitujya muri Korane tugakora search, nitujya muri Korane tugakora search, tuvuge twanditsemo Isaiah, ariko reka nkore search nkoresheje uwitwa Hilary and Khan kuko niwe ugerageza gushyiramo ibisobanuro bitandukanye. Reka nkore zoom out hano kugira ngo tubashe kwihuta. Guys, ni byiza ko dukora ubushakashatsi kugira ngo tumenye ukuri, nkuko Yesu yabivuze ngo nitumenye ukuri kuzatubatura, kandi umwana natubatura tuzaba tubatuwe by'ukuri. Dukoze ubushakashatsi hano tukandikamo Isaiah, turaza kubona yuko hari umuhanuzi uvugwa muri Korani witwa Durkifl. Uyu hagati Hilary yandikana akaba yaranditsemo ko yaba ari Isaiah cyangwa se Yesaya. Uyu akongera kugarukwaho nanone muri sura ya 38 aya ya 48. Murabona ko hano Durkifl yongera kugarukwaho. Hanyuma tugiye gukora search, yenda turebe nko kuri Google, dukoze search tuze kureba Korani ivuga yuko uyu Durkifl yaba ari nde. Ubwo tugendeye ku byo Hilary and Khan yavuzemo hano, turaza kubona yuko Hilary and Khan uyu ni umuskola ukomeye, ni umumenyi wa Islam ukomeye cyane,
wavuze ibi ngibi avuga yuko Dulkifli yaba ari umuhanuzi Yesaya. Hanyuma twajya hano kuri Wikipedia, turabona yuko Wikipedia ikurikije amakuru yagiye atangwa mu bitabo bitandukanye by'abayisilamu, bavuga yuko uyu Dulkifli, hano murabibona Dulkifli cyangwa se Du Al-Kifli, uyu nguyu yaba ari umuhanuzi Ezekiyeli. Ngaha murabibona yuko baravuga ngo hano his identity, muranyihanganiraho gato, hari ubwo suri iguruka. Hano baravuga ngo Du Al-Kifli is an Islamic prophet, ni umuhanuzi wa Islam. Urabyumva? Hanyuma hano bakavuga ngo his identity is unknown. His identity has been theorized and identified as various Hebrew prophets and other figures, most commonly Ezekiel. Muri make, bagendeye ku bivugwa muri Bibiliya y'Abaheburayo, bavuga yuko ngo yavuzweho mu buryo butandukanye kandi avugwaho n'abandi bantu. Hanyuma ngo ariko akenshi avuga ko yaba ari undi muntu, ngo ariko akenshi bagahuriza ku kuvuga yuko yaba ari nde, ari Ezekiyeli, ari umuhanuzi Ezekiyeli. Aha nimubibona dukoze search hano murabona yuko Ezekiyeli also spelled Ezekiel was an Israelite priest. The book of Ezekiel relating his visions and acts is named after him. Murabona ko hano muri Bibiliya twebwe tuzi neza ko Ezekiel ni umuhanuzi, Yesaya ni umuhanuzi. Nitujya kurebamo hano muri dushakishije muri Suna, abayisilamu benshi murabizi neza yuko nkuko twabibonye mu kiganiro gishize, Muhammad yabwiye yuko niba ashidikanya ajya kubaza abahawe ngo igitabo kugira ngo amenye neza niba koko yarahanuwe mu nyandiko za mbere ziri mu Bibiliya na Tora n'ibindi. Nitwandikamo rero hano tukandikamo Isaiah, niho bavuga yuko hari hadith ivuga ko Muhammad yahanuwe n'umuhanuzi Yesaya. Byumvikana ko yari afite igitabo. Murabibona ko hano baduha na reference. Iyi nyigisho ndibwira yuko inshuro nyinshi warayumvisheho abamenyi ba Islamu babivugaho cyane. Murabona ko hano baratubwira neza yuko reka nsome hadisi yose. Ni hadisi Mishkat al-Masabih 57-52 mu gitabo cya 29 hadisi ya 14. Hano baravuga ngo Ata bin Yasar told that he met Abdallah bin Amr bin al-As and asked him to inform him of the description of the of God's messenger given in the Torah. He agreed, swearing by God that he was certainly described in the Torah by part of the description of him given in the Quran, when it says, "O prophet, we have sent you as a witness, a bearer of good tidings and a warner, and a guard for the common people. You are my servant and my messenger. I have called you the one who trusts, not harsh or rough, nor loud-voiced in the streets. He will not repass evil with evil, but will pardon and forgive. And God will not take him until he uses him to strengthen the crooked creed, so that people may say there is no God but God, and opens thereby blind eyes, deaf ears, and hardened hearts." Quran chapter 33 verse 45, reminiscent of Isaiah 42 verse 1, from verse 1 to verse 4. Buhari transmitted it, and Darimi also gives some
something of the same effect on the authority of Atta, who gave as his authority Ibn Salam. Nk'uko mubibona ngenekereje mu kinyarwanda baravuga ngo uwitwa Atta bin Yasar yavuze ko yahuye na Abdallah mwene Amri mwene al As, hanyuma aza kumubaza, amusaba kumubwira yuko yamusobanurira ibiranga intumwa y'Imana biri muri Tora cyangwa se mu isezerano rya kera rya Bibiliya. Hanyuma aramwemerera, arangije kumwemerera arahira avuga ngo mu izina ry'Imana ndakubwira neza yuko yagize gute yasobanuwe muri Tora, kandi ko ibisobanuro bye bimwe na bimwe byatanzwe muri Korane. Hanyuma ubwo bivugwa ngo yewe muhanuzi, twarakohereje nk'umuhamya uzanye inkuru nziza, as a bearer of good tidings and a warner, n'umuburizi kandi umuhagararizi, a guard for the common people, n'umuhagararizi cyangwa se umurinzi w'abantu boroheje, common people. Aramubwira ngo uri intumwa yanjye, uri umugaragu wanjye n'intumwa yanjye, kandi naraguhamagaye kuko wizera, you the one who trust, not harsh or rough, utavuga amagambo akakaye cyangwa se yoroheje, cyangwa ufite urusaku rwinshi. Ngira ngo muri Yesaya aravuga ngo ntazasakuza, ngo n'urubingo ruvunitse ntazaruvuna. Ayo magambo niyo hano avugwamo. Hanyuma ngo ikibi ntazakisubirisha ikibi, ngo azababarira. Hanyuma ngo Imana ntizamutwara kugeza igihe izagira gute, izamuyobora mu nzira igororotse, izamukoresha mu nzira igororotse, kugira ngo so that people may say there is no God but God, kugeza ubwo bazavuga shahada. Ku bayisilamu ibyo ndumva mubizi, iyo uvuze ngo there is no God but God, uretse ko nabyo biri ntago byumvikana, ni ibintu bisekeje. There is no God but God, hagombye gukoreshejwe ijambo riri specific. Hanyuma murabona yuko hano muri iyi hadith bivugwa yuko ayo magambo, iyo description ya Muhammad yavuzwe muri Yesaya igice cya 42 umurongo wa mbere kugera kuwa 4. Byumvikana neza yuko rero igitabo kimwe muri Islamu kizwi, ntabwo ibitabo bizwi muri Islamu ko ari ibitabo byahanuwe n'Imana, ntabwo ari Tora na Zabur na Injili na Korani gusa. Icyo cyaba ari ikinyoma, kubera yuko nibi Yesaya atari umuhanuzi w'Imana, atari ibintu yavuze bitaravuzwe n'Imana. Mu yandi magambo wabuvuze yuko bya bindi abayisilamu bavuga yuko Muhammad yahanuwe muri Yesaya cyaba ari ikinyoma. So biraza gusaba ko rero twibaza ngo ese Haji Sege n'ubumenyi buke butuma avuga ibi bintu, nuko ibingibi batabizi ko biri mu bitabo bya Islamu, cyangwa bikora nkana agamije kugira gute kubeshya abantu. Ni ngombwa ko umuntu wese agira gute atekereza kuri ibi bintu, kandi murabibona ko iyi ni sahih hadith, kubera ko ku basuni murabizi neza yuko Buhari baravuga ko Buhari iyi hadith yayitanze mu bitabo bye. Impamvu tutayibonyemo hano ni ukubera yuko nitujya kubireba mu bisobanuro bitangwa muri Korani, ibitangwa mu Cyongereza biba ari bike, akenshi biba ari bike ugereranije n'ibiri mu Cyarabu. Nitujya gusoma mu bisobanuro bya Korani tuzajya tubibona ku mirongo imwe n'imwe. Ibi rero mbivugaho ndagira ngo nkumenyeshe yuko ari inshingano zawe yo gukora ubushakashatsi mu byanditswe wizera. Niba uri umuyisilamu ufite inshingano zo gukora ubushakashatsi kuri Korani, ukayisoma ukayumva, ugasoma kugira ngo uyumve. Bigusaba gusoma suna na tafsiri, kuko nibyo bisobanuro byagiye bitangwa bigaragaza
mu by'ukuri ibyo Allah yavugaga muri korowani. Ku bakristo ni ngombwa gusoma bibiliya kugira ngo wumve ibyo ivuga, ariko nanone ku bayisilamu nkanababwira yuko ni n'inshingano yanyu gusoma bibiliya kugira ngo mumenye ibyo ivuga hanyuma mubikurikize, kubera yuko muri korowani hari aya ivuga yuko umuyisilamu agomba, muri pirazi za isilamu harimo no kwizera cyangwa se kwemera ibitabo byose byoherejwe na Allah. Tugiye kureba books, believe in the books, iyo aya tugiye kuyishaka tugakora believe in the books, believe in the books. Murabibona ko hano tugiye kuri aya ya 140 muri sura Al-Bakara, ni sura ya 2, aravuga yuko ahangaha agomba kugira gute, ari ibyanditswe mu bitabo bya mbere. Reka nshake, muranyihanganira gato ashakishe ahantu bavuga ko ari itegeko ku muyisilamu kwizera ibitabo byose byamanuwe na Allah, ari byo Injil, Zabur. Okay, murabona ko nka hano tugiye kuri aya ya 75 muri sura Al-Maida, ariyo sura ya 5. Murabona ko icyo bavuga kuri Mary nuko she believed in the words of Allah and his books. Ni ibitabo byinshi. So icyo segavuga ngo igitabo cyangwa ibitabo, ntabwo ikibazo ari ubwinshi bw'ibitabo, ahubwo ibirimo, message irimo ni message y'Imana. Nicyo dufite inshingano yo kugira gute, yo kugenzura tukamenya ngo niba bavuze ko ari Yesaya, ese tukavuga ko Kristo bavuze ko igitabo cya Yesaya ari igitabo kirimo amagambo y'Imana, ibirimo koko ukabigenzura ukamenya ngo ni ijambo ry'Imana. Niba ari inzandiko za Pawulo, jya mubisome umenye ngo ese koko ibirimo ni ijambo ry'Imana. Niba ari ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ufite inshingano yo kujyamo ukabisoma ukamenya ko ari ukuri. By the way, ndagira ngo mbabwire neza yuko umuntu wa mbere wahamije yuko Muhammad koko yahishuriwe kandi wamwiyeretse ari marayika Gaburiyeli, ni uwitwa Waraka, wari nyirarume. Uyu Waraka bivugwa yuko yajyaga asoma Bibiliya, by'umwihariko Injil cyangwa se Gospel, akayisoma mu rurimi yari mu Cyarabu, atangira nako mu Giheburayo atangira kuyitranslatinga. Tugiye kubireba mo hano twandikemo, dukore research kugira ngo tubone imirongo yihuse. Murabona ko iyi ni hadith, murabona yuko hano narrated Aisha. Uyu Aisha ni umugore wa Muhammad, yarongoye afite imyaka 6. Uyu Aisha yari afite imyaka 6, Muhammad afite imyaka 54 niba nibuka neza, ku bayisilamu. Hanyuma hano baravuga ngo the prophet returned to Khadij while his heart was beating rapidly. She took him to Waraka bin Naufal, who was a Christian convert and used to read the Gospels in Arabic. Waraka asked the prophet. Ahangaha sibyo ngiye gutindaho cyane, ariko ndagira ngo murebe aya magambo ari hano. Murabona yuko Waraka yasomaga iki? Yari umukristo, yaramaze iminsi abaye umukristo, hanyuma ngo yajyaga asoma the Gospels. Murabona ko Gospels biri mu bwinshi, byumvikana ko ari bya bitabo 4 biri muri Bibiliya, Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Nibyo yasomaga, yabisomaga mu Cyarabu. Hanyuma uyu nguyu niwe waje kuvuga yuko marayika wiyeretse Muhammad yari amaje kubona ari nawe wiyeretse umuhanuzi Mose. Ngira ngo ibi murabibona, hadisi zibivugaho ni nyinshi. Iyi twarebaga murabibona ko ni Sahih al-Buhari
33, 92 mu gitabo cya 60, hadisi ya 66, volume ya 4. Ibi ndumva ibyo mubireba. Aha hose nibyo bavugamo ko yajyaga asoma the gospels. Waraka. Aha murabibona ko yajyaga bisoma. Hano noneho batubwiye ko yabisoga mu Cyarabu, hanyuma ngo he would write from the gospel in Hebrew as much as Allah wished him to write. Guys, ndagira ngo natinda cyane, nsoza ndasubiramo ko ari inshingano zawe nanjye kugenzura tukamenya ko ibyo twigishwa n'abatwigisha ari ukuri cyangwa ari ibinyoma. Kubimenya nuko dusoma mu byanditswe, twizera, tukareba ko ibyo bavuga koko bijyanye n'ibyanditswe muri ibyo bitabo. Niba ari Korani, umuntu akavuga ibitandukanye na Korani, uwo nguwo amenye ko ari umwigisha wa Korani mubi. Korani akwiriye kuyivuga uko iri, niba ari Suna ayivuge uko iri, ariko kunyuranya nabyo ntabwo ari byo. Ariko ndagira ngo mbamenyeshe neza yuko ibanga riba rikoreshwa n'abashehe cyangwa se ababigisha abayisilamu nta rindi ni irya takia, aho bavuga yuko lying is the shield of faith. Mu yandi magambo bivuga ngo ikinyoma twavuga ko ari ingabo ikingira ukwemera. Kubeshya, ikinyoma ni ingabo ikingira ikinyoma, nako ikingira ukwemera ku bayisilamu, niko byemerwa. Takia, iryo jambo buri wese azagenda rishake, n'inshingano zawe. Reka mbabwire neza yuko Yesu yatubwiye neza yuko nituguma mu ijambo ry'Imana tuzamenya ukuri, uko kuri kukatubatura, kandi umwana natubatura tuzaba tubatuwe by'ukuri. Birashoboka cyane ko wumvishe aya magambo, ndagira ngo mfatanye nawe gusenga, ngusabira kugira ngo Imana irusheho kugusobanurira. Mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo umuntu wumvishe iki kiganiro, Mwami Imana yacu, umugenderere, umuhishurire kugira ngo arusheho kukumenya, kandi ibibazo byose afite umugendere, umugire neza, yuzuzwe Mwuka Wera, kuko niwe ubasha kudusobanurira ibyanditswe. Mu izina rya Yesu niwe tubisabye twizera, urakoze, amen. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.